bamurika bigeze kwibaza bati ese nyine ubuzima busobanuye iki? Mu by'ukuri iki gisubizo wagihabwa n'umurwayi wenda kwitaba Imana, cyangwa se abasaza n'abakecuru bashaje cyane, cyangwa se umugabo ngiye kubabwira mu kanya. Biragoye ko wasubiza iki kibazo kubera ko igisobanuro cyabwo kigenda gitandukana umuntu ku wundi, umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku isaha. Abafite icyo barusha abandi ntibabaza kenshi icyo ubuzima bumaze, ahubwo ubuzima nibwo bubabaza icyo bamaze. Nibaza ko uko umuntu areka kwikunda agakuza umuco wo kwiyita kuri mugenzi we, gukunda mugenzi we no kubana na mugenzi we, agenda asobanukirwa icyo bivuze kuba umuntu. Iyo amaze kuba umuntu nyawe, noneho agenda abona ko ubuzima bushobora gusobanurwa n'ibi bintu bitatu: gukora ibikorwa runaka, gukunda no gukomeza umutima, ndetse no mu bihe by'imibare ikabije. Gukora ibikorwa runaka ukabigeraho bikakwitirirwa, cyangwa se gukorera gufasha undi kugera ku ntego ze, byo ni ibintu byumvikana bituma umuntu abaho yumva ko ubuzima bwe busobanutse, yumva ko hari icyo amaze. Icyo turi bwibandeho ni ingingo ya kabiri n'iya gatatu: gukunda hamwe no gukomeza umutima, ndetse no mu bihe by'imibabaro ikabije. Ubwo nari naguye agaco mu ijoro ryanjye rya kabiri muri Auschwitz. Iyi ni inkambi yakorewemo jenoside y'Abayahudi. Nari nageze aho menyera imiruho n'imibabaro ndetse n'urupfu bwarwo ntacyo rwari rukimbwiye. Nagiye kumva numva mu ijoro hagati umurinzi umwe ari gucuranga akaririmbo kababaje kuri violin. Uko yacurangaga nacuranganaga nawe mu mutima ndira, kuko nari nibutse ko mu yindi nkambi twari duteganye hari umuntu wari wagize isabukuru y'imyaka 24. Uwo muntu nta wundi yari umugore wanjye. Nubwo ntari nzi ko akiriho cyangwa yapfuye, nanejejwe cyane n'ako karirimbo, nubwo byari akanya gato gusa. Aha niho nasobanukiwe neza ubuzima icyo ari cyo, hanyuma menya neza ko ndetse no mu bihe by'umubabaro ukabije nta byiringiro by'ubuzima bikiriho umuntu ashobora kwishima, naho byaba ari akanya gato. Urukundo niyo nzira yonyine yatuma usobanukirwa uwo ukunda bya nyabyo. Ntushobora guha agaciro ka nyako ubuzima bw'undi muntu keretse iyo umukunda. Gukunda mugenzi wawe bimufasha kumuha nawe igisobanuro cy'ubuzima bwe, kuko mubonamo impano atigeze abona, ubushobozi atigeze yiyumvamo, ikiruta ibindi akanezererwa cyane ubuzima bwe kubera wowe. Ibi birantera kuvuga kuri wa mugabo nabwiye ko ndibuze kuvugaho. Uwo mugabo yitwa Victor E. Franco. Uyu ni umuyahudi warakoze jenoside yabakorewe ikozwe n'abanazi, arokokera Auschwitz. Iyi ni inkambi bakoreragamo jenoside y'indengakamere. Sindi bivuga iyicarubozo ryakorerwaga, ariko kuharokokera byasaga n'ibidashoboka. Yavuze ko buri mu gitondo iyo babaga bari ku mirongo bajya gukora uburetwa mu mbeho ikabije n'inzara nyinshi, we igitekerezo cyarushaga ibindi byose imbaraga yari ishusho y'umugore we wabaga mu yindi nkambi bari bateganye, nubwo yari yarishwe ariko atabizi. Yasubizwagamo imbaraga cyane no gutekereza ko ahari umunsi umwe bazongera bakabonana. Ikindi kintu gitangaje ni uko ishusho yagiraga imbaraga cyane ku buryo yatangiraga no kuganira nawe, akamubaza ibibazo undi akamusubiza ndetse akanamuhumuriza. We yari azi ko ari we wenyine wagiraga ibyo bitekerezo, ariko yatunguwe n'uko umunsi umwe bari kuri wa murongo bagenda, umugabo umwe yamubwiye ati, iyo abagore bacu babonaga uko tumerewe ubu, ndizera ko bo bamerewe neza mu zindi gereza, ariko ntibazi umubabaro turimo. Iryo jambo ryatumye atungurwa cyane no kubona ko abagabo badafite ibyiringiro na bike by'ubuzima bw'ejo. Bateshejwe agaciro ku buryo babitaga ingurube, baba bagifite ibitekerezo by'abo bakunda.
Ibi byatumye asobanukirwa ko umuntu mu gihe nta kintu na kimwe asigaje cyo kwishingikirizaho muri iyi si aba agifashwa cyane naho byaba ari akanya gato gutekereza ku akunda. Yakomeje avuga ko kutamenya niba umugore we akiriho cyangwa yarapfuye bitigeze na rimwe bimuca intege, kuko nta kintu na kimwe cyari gukora ku mbaraga z'urukundo rwe, ishusho y'umugore we n'ibihe byiza bagiranye. Yashoje avuga ko ibyo bihe yanyuzemo aribyo byatumye asobanukirwa imbaraga z'ubugeni, ubwiza bw'ubuzima n'ibindi. Yasobanukiwe neza icyo umusizi yashakaga kuvuga igihe yagiraga ati "Set me like a seal upon thy heart. Love is as strong as death." Mu bagabo bose barokotse nta kindi kintu cyabafashije kitari gusubira mu mitagihe, mu ntekerezo, bagasubira kubaho ubuzima babayeho mbere y'ibyo byago barimo, ikiruta ibindi bagasubira kunezeranwa n'abo bakundaga mu ntekerezo. Ndibaza ko no ku bijyanye no gukomeza umutima no mu bihe by'umubabaro byumvikanyeho gato, ariko ubutaha tuzabivugaho birambuye. Ese ukunda cyane abawe? Ni ibyangombwa ko ubakunda cyane ukibabona? Noneho navuga ngo uhitemo abo mukora n'ibyo ukora, ariko ukunde cyane abawe. Murakoze. Set me like a seal upon thy heart. Love is as strong as death.